Mwiriwe neza, nongeye kubasuhuza kandi nanone bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Abari mu kazi mukomeze mugire akazi keza, n'abandi bari mu bindi bikorwa bitandukanye mbifurije kugira ibihe byiza. Impamvu ngarutse hano, nubwo mpagarutse ariko mpagarukanye ikindi gitekerezo numvise cyafasha benshi. Ntabwo ndi buvuge ngo ni ku rubyiruko gusa, ni ku muntu wese, yaba mukuru yaba urubyiruko, yaba umugabo yaba umugore. Buri wese araza gukuramo ibye biri bunyura umutima we kandi bikamufasha. Ariko cyane cyane ndaza kwibanda ku bakobwa, kuko hari igihe wasanga hari n'abadamu bameze gutyo. Ntabwo biba bivuze ngo umukobwa gusa niwe bireba, n'umumama birashoboka nawe ayo mahitamo ashobora kuyagira, n'umugabo kandi nawe ayo mahitamo ushobora kuyagira. Ni kuri mwese rero muri rusange, uza gukurikira iki kiganiro aze gukuramo ibye. N'ubundi ni ikiganiro numvise gica kuri iyi mihanda. Numvise umuntu umwe avuga ngo ni umukobwa, ariko ntabwo nshatse kuvuga ngo ni runaka. Numvise avuga ngo nta mukobwa ukwiriye gukunda, yakoresheje ijambo guteretwa. Nta mukobwa ukwiriye guteretwa n'umusore w'umukene. Munyumvire namwe rwose ibyo bintu. Byatumye nibaza, se wa mukobwa we, upimira hehe ko umusore ari umukene? Nareke kuba n'umusore, kuko buriya n'abagabo harya babyita kwisazura. Umenya nabo bajya bisazura bakongera ngo bagashaka bitewe n'impamvu runaka. Nawe wa mugore we uzapimira hehe se ko uwo mugabo ari umukene? Ariko uwo mukobwa we icyamuteye kuvuga gutyo, yavuze ko yari afite umusore bakundanaga, akajya ngo amuha amafaranga 2,000. Abakunda gukurikira social media bari buze kumenya uwo ari we, ariko ntabwo nshatse kuvuga ngo ninde, ariko baramumenya kuko akunda kugaragara cyane mu biganiro bigiye bitandukanye. Njyewe rero numvise ntemeranya nawe, n'abandi bantu batemeranya nawe baze kubivuga muri komenti. Buri wese avuge uko abyumva cyangwa igitekerezo cye, ariko njyewe numvise ntemeranya n'icyo kintu rwose. Ndagira nkubwire ngo umusore wese wemeye guhaguruka akaza gutereta umukobwa, ntashaka bari n'umugore, aje gutereta, ndagira ngo nkumenyeshe ko uriya mugabo, uriya musore aba afite amafaranga, aba yafite, ahubwo ntafite ayo gupfusha ubusa. Hari igihe aje kugutereta ashaka ko uzamubera umugore, ni urugero. Ariko muri uko kumubera umugore ntashaka kwaya utwo afite. Wowe rero ukaba wicaye aho ngaho uzi ngo araza kubita ikofi hasi twirire nibonera amafaranga. Umunsi wa mbere akaza akagusura ukabona nta kintu aguhaye. Umunsi wa kabiri mugasohoka ukabona gusohokanya ahantu hari aho nta mafaranga menshi asohoye, munyweye fanta, muri ibintu biciriritse biri aho. Buriya kuba asohora ariya make si uko adafite menshi, ahubwo ari kukwiga, ari kukwigaho. Ese ubundi mwa bakobwa mwe namwe mwa bagore, kubera iki mutegereza ko uwo musore cyangwa uwo mugabo ari usohora amafaranga? Wowe ufite iki? Ubundi uvuga ngo urashaka ufite amafaranga, wowe ufite angahe? Niba muri mu rukundo, mukaba muri gukundana, mukaba mutembereye musohotse, wowe kuki ako gafagitire utakishyura kugira nawe werekane ko unashoboye? Ubundi iteka ryose kuki igitsina gore mwumva ko nta kintu mushoboye? Jewe mporanenga igitsina gore icyo ari cyo cyose cyumva ko kidashoboye, kandi nta bumuga bw'amaboko ufite, nta bumuga bwo mu mutwe ufite, nta bumuga bw'amaguru ufite, ufite ingingo zose z'umubiri urazifite.
ariko ukumva uri wa muntu uzicara ugategereza ngo bame. Ugahora uteze amakiriro ku mugabo w'abandi n'urugero, cyangwa se uteze amakiriro ku musore uri aho ngo ugusura ngo ugutereta, ntushaka guhaguruka ngo ukore werekane ko ushoboye. Buriya ndagira nkubwire ngo nubwo umusore cyangwa umugabo azaza akaryamana nawe uri saa kintu, reka mba ariko mbivuga, ariko asigana gusuzuguye. Nibwo uzakubona ukabona yaranakuvuyeho yagiye na hariya, ababona mwese muri abo kumurya gusa ntacyo mumaze, nta n'ikintu mwamugeza uretse nyine gukomeza kumurya imitsi mumurira n'utwe yikorere. Ukazakubona ukabona nawe yaragutaye yagiye no kwa ntuze, abona muri aho mwasamye, babona mwasamye gusa nta kintu mumaze, muri abo kurya gusa udufaranga abandi bikorereye. Niko wa mukobwa. Ubwo rero nawe barabivuze ugere ku kuguru kukundi, umusore udafite amafaranga nataza ngo uri mwiza ye, uri mwiza iki? Rero mundi uzasaza uzana iminkanyari, ubwo bwiza urata buhinduke zero. Yego. Buriya nuko mutaragera mu ngo ngo mubanze mubyare, mwumve mukubitike, murebe ukuntu ubuzima buryana. Ubwo bwiza murata bushire. Ndagira nkubwire ngo rero wa mukobwa we uzabera umusore mwiza, uzamubera umwiza ashaka, aruko nawe wamweretse ko ushoboye. Ntabwo rwose nta musore n'uyu n'umwe cyangwa umugabo uyu n'uyu n'umwe ushimishwa no kubona uri kumurya. Wayirwa gutakazaho amafaranga gusa uri aho wicaye, azayagutakazaho kangahe? Wamweretse ko ntacyo umaze, ntacyo ushoboye, ngo nakundanye n'umusore ngo akajya nk'ibihumbi 2,000. Wakoreye iki? Ubundi ubwo ibyo biri byo byabaga ari ibyi wakoze iki? Ntago mbasha kumva n'icyo yabaga nayaguhera, ahubwo nayo ngayo. Ngo none ngo umusore ngo twaratandukanye ngo nta kigenda, ngo ni amagambo menshi mabi wamuvuze we ngiye nta nasubiramo. Ndagira nkumenyeshe ko rero uriya musore waguhaga 2,000 afite amafaranga menshi n'ipusi itasimbuka. Ikindi cya kabiri, afite ubwenge bwinshi, wowe nta na kimwe cya 10 cy'ubwenge afite bufite, kuko n'umusore ureba kure, n'umusore ubasha kureba akavuga ati wa mukobwa wenda niba uri kurata n'ubwo bwiza ariko nta mu mutwe ufite, nta n'icyo umaze, nta n'icyo wamfasha, ahubwo reka nguteze ibyo bibiri ucishe n'ugende. Yarigendeye nyine. None se ubundi wari kugira ngo aguma ngaho akora icyo yabonaga? Nimba yaragutegerejeho ko wamubera umufasha cyangwa umugore, wowe ukaba ushaka kumujyana mu bintu by'uburaya byo kugira ngo ajye guha amafaranga muryamane aguhereza amafaranga, yakweretse ko icyo atari cyo kimugenza. Kwicaraho ugategereza ngo nzateretwa n'umusore ufite amafaranga, icyo wagipfuye, kuko ibintu biva muri mwebwe babiri. Ubwo bukira ushaka ni mwebwe babiri buzaturukamo. Biragoye, bizanakuvuna kuzicara aho ngaho ngo n'umuntu wavunikiye udufaranga twe aje ni hakeya bikunze kuba ngo aje kutugutakazaho. Ese wagiye ukamufasha? Nimba ubona ko ari n'umukene, burya umutwe umwe wifasha gusa, ntago wifasha gutekereza. Hari igihe wasanga ibyo wifuza bizaboneka ari uko nawe washyizeho umusada wawe. Ubure inkunga y'amafaranga, ubure n'inkunga y'igitekerezo. Ese wa mukobwa, niba atari amafaranga uba ukurikiye kuri uwo musore, nibura nta n'ikindi kintu wamubonyemo washingiraho umukunda, ngo uvuge uti nibura uyu musore yenda reka tuvuge ko ntayo afite da, ntago nzaho mubirebera mwebwe, reka tuvuge ko wabonye ntayo afite, nta kindi kintu wabonye cyabafasha mwembi muri babiri kuzamuka. Ntekereza ko nubwo yaba adafite amafaranga ariko afite ubwenge, kandi ubwenge nibwo bubyara amafaranga. Mwembi muri babiri mwishyize hamwe, ubwo bwenge mwabubyaza umusaruro, mukagera ku kintu kinini, na bimwe wifuza, n'ayo mafaranga wirirwa usaba akizana akaza, kubera ko mwashyize hamwe mugakora. None se ubundi nanakujyana yafite wa mukobwa, nanakujyana yafite, reka tuvuge ko akurongo yafite,
arakujyanye agushyize amago, afite amafaranga ariko ntuzi kubyaza umusaruro n'ayo mafaranga afite. Utekereza ko muzayamarana iminsi ingahe? Uzayarya uyapfusha ubusa, uyajyemo uyabyinemo, uyinezeze, usohokane n'abashuti bawe, ujye uri gugura kiriya na kiriya bitambutse, wishimishe kuko amafaranga uyishimishemo. Utekereza ko azamara iminsi ingahe? Nubwo wayamusangana ndakubwiza ukuri, nta mu mutwe ufite, nta n'iminota mwayamarana, n'ubundi wakongera ugasubira mu gisate cy'ingunguru yagukuyemo. Mbere na mbere rero banza ugira ubwenge bwo gutekereza. Kandi nyamara wa wundi wanze ashobora gushakana n'undi mukobwa nawe reka tuvuge ko aciriritse pe, ukazasanga baranakize banabaciyeho. Ikintu cya mbere rero ni mu mutwe. Keretse nimba ushaka ba bandi baza kukugurira cyo ngicyo, nimba wagishyize ku isoko uzababona, ariko abo nta muntu muzima uzaba urimo. Bazaba baje nyine ngo bagure, azaza agure, numushaka muzajya no mu biciro muciririkana, yaguha 100, yaguha 200, uzagenda yaguteze, mugende mukora ibyo mukora, akwishyure utahe. Si amafaranga ushaka, ubwo si uwo n'umugabo. Ubundi se kumaze kumwiyereka icyo yagushakagaho ko akibonye, ubundi ugira ngo ikindi azaba gukeneyeho ni igiki? Azaba yakwishyuye, azakora ibyo agomba gukora, agupese amafaranga, nuko agende nawe ugende. Abo niba ushaka kwe, ase abo niba uri gushishikariza urubyiruko gukundana, guteretwa nabo, wowe urashishikariza urubyiruko kuba indaya? Nimba nta musore n'abarega nabonye nabo barabishyigikiye, ngo yego koko ngo nibyo abasore bagira ikintu bavuga mukababwira nabi. Mwabakobwa banza wirebe wowe ubwawe ufite angahe mbere yo guhagarara ngo utekereze ngo umusore ufite amafaranga naba ari buza kunteta. Ariko niba ushaka kubikira, ushaka kwigira indaya, reka mba ariyo mvugo nkoresha kuko niyo dukunze gukoresha bikumvikana. Oya nako ni indangamirwa, ntago indaya zikibaho, nari nkoresheje ijambo hari ritari ryo. Ni indangamirwa. Niba ushaka kwigira indangamirwa, abo ngabo uzababona bayaguha. Nushaka uzajya no ku muhanda barizana, ariko umva uri kujyana ubuzima bwawe nawe. Nabo ngabo mushaka, ese nabo wari uri gushishikariza urubyiruko bafite amafaranga? Abayafite abo barahari, basiga n'abagore mu ngo zabo bakayabazanira kugira ngo baze kumva uko mumeze. Ariko nabo nta gahunda baba bafite yo barabagira shyira hehe ko bafite ababo bagore. Azamenya ko nyine ucuruza, aze kwigurira, akwishyure, akora ibyo arakora, ubundi atahiwe. Nabo mushaka, ubwo se urumva bari umugabo wawe? Umusore azaza avuga ati hariya baracuruza, azaza agure, azayakuzanira nibyo koko. Kandi nibyo mubijyamo, nabo babazanira amafaranga. Ikintu gitangaje, ikintu cyatumye nkumva muri saa sita ariyo, nabo ngabo babazanira amafaranga, abo wakunze wowe ushaka. N'abagabo bubatse, niba abasore bagamije kwishimisha baba bayafite. Ashaka no gutira n'akamodoka keza kaza akaguterekamo utumuntu n'uyu, akaza akagusohokana aho ashaka, mukarya amafaranga, n'ibyo ushaka n'ubwo buzima ushaka. Ariko ntabwo wagamije kugukunda, nta nubwo ashaka kugushyira mu rugo kuko arabibona ko utarukwiye, kuko arabizi ko namara kugukura mu modoka yiwe n'undi naguhamagara uragenda. Ahita avuga ati ubundi si umukobwa, niba ngiye namukeneye nkamubona namwishyuye kwanza, n'undi uri bumwishyura aramubona nawe aramujyana. Ubwo wa mukobwa we wazabona umugabo umukuye, ninde wakwishora ubwo witwara utyo uteye utyo? Ibyo nibyo uri gushishikariza urubyiruko se? Abo nibo bafite amafaranga uri kubashishikariza? Ndagira ngo rero mbabwire ngo amafaranga ahari ntabwo avuga, ntabwo uzumva ari gutera ikivugirizo. Aho utekereza ko atari, ahubwo niho ari. Ubu utekereza ko atayafite niwe uyafite, wowe uri kwibeshya wacuramye. Ahubwo utekereza ko ayafite ntayafite, ayafite nayaje kugushukisha kugira ngo akubone. Akagukubita senkane yawe mutipe n'uyu yankubise senkane nite makeup, naguze urukweto, isakoshi nziza, ayo nayo kugushukisha kugira ngo akwangize.
akwangiriza ubuzima. Ariho handi nababwiye mukura amada, warangiza ukajya hari ukajya wirirwa urira ngo baguteye inda. Wajyagahe si amafaranga se washakaga ntibayaguhaye nyine, none se urarizwa n'iki? Hari ubwo bigeze baguhohotera? Ubwo si wowe wijyanyeyo? Ibyo bintu rero wa mukobwa wawe washishikarije urubyiruko ntago ari byo. Wa mukobwa we bamaso, kunda umuteretwa n'umusore wakunze. Uzateretwe n'umusore wakunze uwo ari we wese, uko azaza ameze kose. Ibintu byo kureba mu mufuka ni mubireke, kuko nta na rimwe uzigera umenya uko umufuka w'umusore uri kugutereta ureshya. Ntabyo uzigera umenya. Uretse kuba uzenda ngo avuka kwa runaka, ngo nuwo kwa runaka, n'ubundi niba nta mu mutwe ufite natangiye mbivuga. Nubwo yakujyana muri ayo mafaranga ntago mwayamarana kabiri. Mbere na mbere banzure n'ubwenge bwawe buri gukora neza ku buryo n'ubundi ibyo uri kwinjiramo ubyinjiranyemo ufite umutima, cyane niba nta nawe ufite. Urugo cyangwa se umugabo mwiza umuhabwa n'Imana, ntabwo umuhabwa n'amafaranga. Niba mu mutima wawe harimo ko wakunze umusore runaka, yaba afite amafaranga ni amahirwe, yaba atayafite mukundira uko ari, kuko nyine umutima wawe wamukunze. Ariko nugenda wakunze amafaranga akabura, uzagaruka pe. Nizo za divorce duhora twumva zasaze, ugaheruka abantu ngo bakoze ubukwe ngo igikwe cyadanje ngo cyiza. Si amafaranga se washakaga ko ashora? N'umuryango ugakubitamo ubukwe bukaryoha, hashira ingahe ngo runaka na runaka divorce. Ese ubwo se amafaranga aba yashize ugira ngo urugo rurimo amafaranga wapfa kuruvamo? Ahubwo ibyo wagiye ushaka byashize. Kandi noneho ikintu gitangaje nawe ntuzi kubisigasira, kuko wamenyereye iby'ubusa. Uti nisubiriye n'ubundi ku muhanda ndabona ibi bintu bitavamo, urugo ukabura rushenye. Ibintu byo gushishikariza abana b'abakobwa ngo nibagirwa barira mu mifuka y'abasore, ngiye ndumva icyo kintu atari cyo cyabubakira urugo, keretse niba bashaka kwigira indangamirwa. Niba ukeneye kwigira indangamirwa ujye wirirwa ureba mu mufuka w'abaza kugutereta. Ariko niba uri umukobwa ukeneye umusore wo kubaka urugo, ukaba umubyeyi, ukajya mu rwawe, kunda umutima wawe ukwerekejeho. Abe ayafite aba atayafite, amafaranga atangwa n'Imana. Atangwa n'Imana. Namwe mwembi babiri mwafatanije mugakorera hamwe, murayabona rwose. Ibyo kuvuga ngo umusore udafite ngo amafaranga ngo ntabwo yagutereta, ntabwo uzamenya uyafite n'utayafite. Nta nubwo uzamenya ikigenza uwo musore. N'ubundi yaje akabona muri wowe icyo ugamije no kumurira udufaranga. Nese niba yifitiye duke akeneye kubyaza umusaruro, akabona uri kumusaba ibintu binahenze. Urashaka ko musohokera muri hoteli ihenze, tujye ku mazi, tujye ku Gisenyi, ibintu bihenze gusa. Kandi yifitiye bije y'amafaranga ye make yaringaniye. Yaravuze ati uyu mukobwa ndamukunze, nzakora ubukwe bw'aya mafaranga, akabibara neza akavuga ati asigaye yenda nzayashora muri business. Nyananyeza wowe akabona uri maridade, reka mbari ko mbivuga. Uri umuntu uhora yumva ashaka kwishimisha gusa, ibintu bihenze, uri kumumarira, arabona uzamumarira udufaranga n'ibyo yateganyije gukora atabikoze. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona rero muri duke afite, niba yabonye bibiri ari byo bigukwiriye, akagukubita ibyo bibiri yarangiza avuga ati nanjye ndigendeye ibintu sinabivamo. Warangiza we ngura umusore yari umukene. Utekereza ko yaje kugutereta asabe ko bizamusaba amafaranga n'ubundi kugira ngo mubashe kujya mu rugo, ariko ntayo gupfusha ubusa afite. Uwo rero urwa kwirukankana imisozi yose n'imihanda yose na za hehe na hehe, uri uretse kukwishimishirizaho gusa, nta wundi mugamba gufitiye. Abagufata buriya wowe abagufata nk'idenesi, abari kugutera nk'umupira, ahashatse hose yohereza ahashatse, ahashatse yohereza ahashatse, atwara ahabonye. Urumva ukuntu muba muri kwitesha agaciro, kuko afite amafaranga atumya arakuyoboye, agutwaye ahabonye hose, nawe ukajya wumva ngo nibyo byiza. Ariko ejo ubuzima iyo bwaguhindutse nibwo utangira gutekereza ko wakosheje. Warangiza ngo wabyariye iwanyu, ngo yerere. Wowe se ntiwariye ay'abandi? Wabyaye kuko wayariye da. Niba uzi ko wabyaye kuko wakuye umwana muri izo nzira zimeze gutyo,
ntukagirirwe urakarira abantu bakuvuze. Umwana wamubyaye mu nzira nyine zitari zo, niyo mpamvu ugomba gusitaragoringa. Ariko tukagushimira ko uwo mwana wamureze wo kabyara we, ntugire umutima wo kuvuga ngo reka mwice cyangwa mukuremo, ukamurera. Icyo cyo uragishimirwa cyane. Ariko nanone impamvu gusitaragoringa ni ukuba nyine warabicishije mu nzira zitari zo. Icyo nashaka kubabwira rero mwarubyiruko mwe, yewe ntabwo mbashishikariza kureba kuzateretwa n'abasore bafite amafaranga, ahubwo ndabashishikariza kuzajya muteretwa n'abasore bafite umutima. Ureba niba agenzwa ahubwo n'ikintu kizima, atagenzwa no kukwangiririza ubuzima. Niba ari wa musore ukeneye ko muzubaka urugo, reba niba ari cyo kimugenza. Cyangwa se niba agenzwa no kuguha amafaranga ngo yishimishe. Kuko njye numvise uriya mukobwa akeneye abasore bamuha amafaranga kugira ngo binezeze. Ntago azaza nanone ngo yaguhere ubusa. Njye natinya n'umuntu waza nkangisha amafaranga. Kuko arayaguha ubundi akeneye kwinezeza. None se we ntazi ko atakwinezeza ku buntu. Urumva yakwishimishiriza hose nta mafaranga azanye. None se ubundi wundi utazanye amafaranga ugira ngo kwinezeza ibyo ngibyo binamurimo arabikeneye. Aranezeza se ibyo umusaba kwinezezamo yigeza byishyura. Ntago akeneye kwinezeza, ahubwo agukeneye weho wese. Ntabwo ashaka kwishimisha by'akanya gato. Aragushaka wowe wese muzishimana ubuzima bwanyu bwose. Ntabwo ashaka kwinezeza by'akanya gato. Niyo mpamvu n'ibyo ngibyo bimusaba amafaranga ntabyo akeneye. Akeneye gukora igikorwa kikava mu nzira, akavuga ati uyu mukobwa ndamusabye, ndamukoye, ndamujyanye, ibyo nkeneye byose ndamujyanye, nzabibona namugejeje iwanjye. Uwo rero uza akakwishyuriraho muri gato ucumbitse, akakwishyurira iwanyu cyangwa muri hoteli yakujyanyemo, yarangiza avuga ati taha nyine. Se yakwishyuye se? Tumva icyo ngicyo atari cyo twashishikariza urubyiruko pe. Genda bifuriza gushaka, mugashaka abagabo beza, mukubaka ingo nziza, mukabyara abana, mukaba abamama, mukabera intangarugero abana banyu. Hari uwo waza mbona ejo bundi avuga ngo azana abagabo muri ghetto, ngo umwana ngo aryamye ngo iruhande rwe, ari kubabazwa no kuba ibyo bintu biba umwana we ari kureba. Ngaho nawe nyumvira urugero rubi ari guhereza umwana. Ubwo nawe ari kumwigisha iki? Kuzajya bazana amafaranga se ntibari buyamuhe. Ariko nyamara nyuma yabyo ababazwa nabyo, kuko nawe abona ko yakoze ibidakwiye. Biriho kandi turabizi ko nyine hari abakorera amafaranga muri ubwo buryo. Ariko niba udakeneye kunyuza ubuzima bwawe muri izo nzira, uzarebe nawe umusore uzagufasha kubaka urugo rugakomera, utitaye ngo afite mu mufuka. Kuko umufuka muri mwebwe babiri muzatuma ubyimba. Wikwicara rero ngo utegereze ngo umuntu yaravunitse yarakobotse, ngo nintabona ni nagakeya muzamubona bavunitse bagakoboka bene ako kageni akayakuzanira. Ese ubwo aba yakuzanira yaguca iki? Wamufashije se mukayashaka, mukayabona, mukanayasangira mwese mukayishimishirizamo. Icyo nashaka kubabwira rero ni icyo ngicyo, cyane cyane abakobwa n'abamama. Namwe hari igihe muba mukeneye kwisazura. Hari igihe ushobora kureba umugabo uje kukwiteretera ukavuga uti uyu nguyu nta mufuka afite, ahubwo ushobora gusanga afite ibindi bintu birenze n'uwo mufuka uri gutekereza. Ntabwo buri gihe ibintu byose biba mu mufuka. Ukabona na bya bindi kandi wifuzaga nabyo bigezeho. Mujye mureba kure, mutekereze kandi kabiri, mwirinde guhubuka. Ikintu cyose wifuza uzakigeraho. Muzabigeraho kandi mukoresheje ubwenge bwanyu. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro. N'ubundi nzakomeza mbagezeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyo nashaka kubwira urubyiruko n'abandi bose byagiriye akamaro cyane icyo ngicyo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Imana ibahe umugisha.